Tubahe ikaze muri iki kiganiro. Reka umunsi tuganire ku imboga n'imbuto bishobora gufasha mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima biterwa no gukoresha nabi umunyu. Umunyu ni ikinyabutabire cyitwa chlorure de sodium. Ikinyabutabire cya chlore kihuza n'ikinyabutabire cya sodium bigakora icyitwa chlorure de sodium. Uyu ni wo munyu turya mu byo kurya, mu mazi ariyo yose. Mu kinyabutabire cya chlore kiba kirerembamo ukwacyo ndetse n'icya sodium nacyo kikarerembamo ukwacyo. Iyo amazi akamye bitewe n'ubushyuhe, ibi binyabutabire bibiri birihuza, iyo byihuje bikora umunyu chlorure de sodium. Mu gusesengura ibigize umunyu, ubumenyi mu binyabutabire bwagaragaje ko mu binyabutabire bigize umunyu, ikinyabutabire cya chlore nicyo gitanga icyanya cy'umunyu. Sodium icyo ikora ni uguha ibyumviro by'umubiri bishinzwe uburyohe, ubushobozi bwo kumva umunyu. Umunyu ni imwe mu ndyoshyanndyo ziboneka cyane kuri iyi si, kandi ibiryo byinshi bitetswe n'abantu bishyirwamo umunyu. Umuntu ashobora kurara atanyoye isukari yakorewe mu ruganda, ariko ntabwo ari benshi barenze umunsi umwe batariye cyangwa se batanyoye ibirimo umunyu. Ni kimwe mu biryoshya ibyo kurya abatuye isi bamaze imyaka myinshi bazi, n'abanditsi ba Bibiliya bari bazi umunyu. Bibiliya iti ituro ry'ifu ryose ujye urishyiramo umunyu, ntukemere ko ituro ry'ifu utura ribura umunyu, ariwo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana yawe. Amaturo yawe yose n'ibitambo byawe byose ujye ubitambana umunyu. Ibyo tubisanga mu Balewi igice cya 2:13. Birumvikanisha uburyo umunyu ugomba kuba ari ikiribwa cy'agaciro muri iki gihe. Umunyu wanditsweho inshuro nyinshi muri Bibiliya nk'ikintu cyari gifite agaciro gakomeye cyane. Iki gihe umunyu bawitaga zahabu y'umweru. Umunyamateka Jean Claude Auka avuga ko kuba umunyu warifashishwaga nk'igikoresho cyo kubika ibyo kurya cyari ikintu gikomeye cyane. Igikorwa cyo kubika ibyo kurya mu gihe cy'imyaka myinshi cyatumaga abantu bahunika ibiribwa byinshi, byabarindaga kuzabura ibibatunga mu gihe kizaza. Bivuze ko umumaro w'umunyu wari ukubika ibiribwa kurusha kuwurya mu biribwa. Niba ubona agaciro firigo zifite uyu munsi, icyo gihe niko agaciro umunyu wari ufite. Ubushakashatsi bwakozwe n'abo muri kaminuza ya Tulane, ishami ry'ubuvuzi rusange muri leta ya Louisiana, bwahishuye ko kuminjira umunyu ku biryo igihe umaze kwarura ukumva watetse muke bishobora kuviramo umuntu ibyago byo gupfa akenyutse. Citizen Digital ivuga ko ubushakashatsi bwakorewe ku bagera ku 500 mu gihugu cy'Ubwongereza bwanagaragaje ko abantu bakunda gufata ifunguro ririmo ibirungo bishyirirwaho ku meza nabo bafite ibyago byo gupfa imburagihe, aho nko ku bagabo bashobora kugabanya imyaka 2 ku gihe bari kuzamana, mu gihe ku bagore ho bigabanya umwaka 1 n'igice. Imibare y'ubushakashatsi yagaragaje ko abakoresha ibi birungo ku buryo buhoraho baba bafite ibyago byo gupfa kare biri ku mpuzandengo ya 28% ugereranyije n'abatabikoresha cyangwa se abikoresha gake cyane gashoboka. Umwarimu muri kaminuza ya Tulane, Luki, yavuze ko aribo bambere babashije gukora ubushakashatsi bufitanye isano n'ibijyanye n'umunyu n'ibirungo, ariko bakabikomatanya n'urupfu rw'imburagihe. Yaragize ati, ku bumenyi bwanjye ubushakashatsi bwacu nibwo bwa mbere busuzumye isano iri hagati yo kongera umunyu mu bisi ku biryo no kuba umuntu yapfa akenyutse. Uyu mwarimu nubwo azi ko iyi ngeso yo kongera umunyu ku meza ifitwe na benshi, yatanze inama ko abantu bagerageza kujya barya umunyu muke ababibashije bakanawureka, kuko ngo bifite inyungu ihambaye ku buzima bw'umuntu. Ku rundi ruhande ariko, aba bashakashatsi banabashije gutahura ko abantu bakoresha ibirungo bishyirirwaho ku meza birimo n'umunyu, iyo banagerageje kwihata imboga n'imbuto, bishobora kuhagabanyiriza bya byago byavuzwe haruguru. Mwakoze kubana natwe, nawe utaha ku ishuri.